uwo mukwabo rero Imana ije gukora kuko insengero zo haracyafite ikibazo, haracyari abantu bakikakaza, haracyari babashumba bavuga ngo kuko nkonge batamfungiye ngo ubwo ninjye ukaze. Ntabwo ukaze. Amaturo mwamara guhaga mugaca abagore banyu inyuma, mujya amaturo mwamara guhaga mukajya gusinda. Bibiliya ivuga ikiravuga ngo tube icyitegererezo cy'abantu iye gufungwa, kuko kuvuga ngo ntuhora mu rusengero ntabwo bivuze ko uzakora ikibi ngo Imana imikwihorere. Ni Imana izanye ikibando mu mande yo, iyo ntebe wicayeho winjiye mu kazi watanze ruswa, nayo Imana ije kuyigushyiguraho. Ntabwo Imana ikora nk'abantu. Buri wese abinyangamugayo mu cyo akora, buri wese abinyangamugayo mu byo avuga, buri wese abinyangamugayo mu rugo iwe, buri wese abinyangamugayo ahantu akorera cyangwa mu baturanyi. Mugiye gukora mucaka, ababyibushye n'abatabyibushye bagiye gukora mucaka, kandi iyo mucaka izakorwa n'abagore, izakorwa n'abagabo, iyo mucaka izakorwa enekitandores. Kongeye kubasuhuza abakunzi b'Umuremyi TV. Imana ibahe umugisha cyane kandi bishimire, ibakomeze, ibarinde. Kuri uyu mwanya twongeye kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba n'umujyi wa Kigali, mwese turabashuhuje. Imana ibarinde. Namwe muri diaspora turabashuhuje cyane. Tujya tubona mudukunda cyane kandi mukatureba, mukande subscribe, like, comment ku Muremyi TV. Imana irabaha umugisha kandi turabishimiye, turabakunda. Muri uyu mwanya rero twabazaniye umukozi w'Imana, umuvugabutumwa. Mwegere telefone zanyu mwumve ijambo ry'Imana. Niba umukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Murakoze. Turatangira dusenga Imana kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Mbere na mbere mbanje gushimira abantu badukurikira ku munwa nijoro. Imana ibagirire neza cyane kandi Uwiteka abahagarareho, abambeka imbaraga muri ibihe bigoye, muri ibihe hariho intambara n'amakuba n'ibyago, ariko Uwiteka arahari ngo atugirire neza abantu. Ubundi yo Abayisiraheli Imana ibatwara ibatangaho umunyage ngo bajye muri babatware i Babuloni, babatwaye bazira kutumvira Imana, bazira gusuzugura Imana. Ariko Imana iza kubagarura. Ariko mu bunyage niho baririmbye ngo, niho Isiraheli yaririmbye ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse iwacu, imitima yacu yari yuzuye agahinda kuko nta mutabazi twari dufite. Imana ishimwe. Amen. Ngo imitima yacu yari yuzuye agahinda, ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni, ngo twamara kwicara tugakumbura iwacu. Ese wowe muri ibi bihe turimo bikomeye uri gukumbura Babuloni, uri gukumbura Isiraheli, uri gukumbura igihugu cy'ijuru, cyangwa uri gukumbura kunywa inzoga, cyangwa uri gukumbura ubusambanyi? Abantu tugire ku rwego dukumbura Imana, tugire ku rwego dukumbura ijuru, tugire ku rwego dukumbura Imana, tuyikumbure, twegere Imana, tuyegere. Imana ishimwe. Hari aho Zaburi umwanditsi wa Zaburi yanditse ngo haba ngo nukuri ngo abayi Babuloni bajyaga batubwira ngo tubacurangire ku nanga zacu. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo ariko ngo twe tukababwira ngo hoya, ntabwo dushobora gucuranga intanga zacu turi mu gihugu cy'abandi. Imana ishimwe cyane. Amen. Nta kindi bashakaga kumenya uburyo bazicuranga. Dufite ikibazo ko abantu bari gucurangira intanga mu gihugu kitari icyabo. Barimo baracurangira intanga mu kabari, ukabangura gukirizwa mu kabari. Intanga ifite aho igomba gucurangirwa. Imana ishimwe cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Imana ibatindeho cyane kandi bagire neza. Reka dusenga Imana ubundi dutangire ikiganiro cyacu, dutangire iyi gahunda y'ivuga butumwa
kugira ngo Yesu atugirire neza. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye ko uri data wa twese mwiza, ngo tugirire neza, tubambira amahema, twiteho abadukurikiye bose. Ndabasengeye babambira amahema, ndabasengeye ngo ufite ikibazo umutabare, urwaye umukize. Nanjye ugiye kuvuga reka bari wowe uvuga, ntabari nge, kandi reka nkubere icyombo wombokiremo mu izina rya Yesu Kristo. Ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibagirire neza, Imana ibabambira amahema, kandi Uwiteka abakomereza amaboko, abashingisha ibirenge byanyu bikomere. Ijambo riravuga ngo abazi Imana yabo duharanire kumenya Imana yacu kugira ngo idukomeze, kuko yuzi Imana iragukomeza, yuzi Imana irakuvuganira. Birashoboka ko waba ufite imanza ni Imana iziburana, ahubwo kereka niba uburana amahugu. Imana yacu ntabwo ijya iburana amahugu. Bibiliya iravuga ngo ntabwo Imana itsindishiriza umuntu utsinzwe n'urubanza, reka ahubwo itsindishiriza utsindishirizwe. Imana ishimwe. Rero umuntu wese uhagarara mu kuri, Imana ihagarara mu kuri. Ntabwo Imana ijya ihagarara mu kinyoma n'umunsi n'umwe. Imana iharanira guhagarara mu kuri, kuko ntabwo na rimwe izigera ihagarara mu kinyoma. Tugerageze rero kuba mu kuri cyane, ukuri kwicare muri twe, mu ntebe ziri mu mutima wawe. Haranira gutera intebe y'ukuri mu mutima wawe, utera intebe yo kwirinda icyaha n'igisa nacyo. Yego. Ariko usanga abantu muri no minsi duhaye intebe ikinyoma, duhaye intebe ibibi bifashe nibyo mu postinga. Sinakubwira mu postinga ibibi gusa. Haleluya. Amen. Imana yacu nishimwe. Nta muntu ugipostinga ijambo ry'Imana. Abakobwa bamwe baravanga ngo mbonye umusore ngo postinga ijambo ry'Imana ngo mitamenye uwo ari we. Ariko si ijambo ry'Imana rigutwaye iki? Kwigiye kije kandi gishohoye ko mugiye gusobanukirwa impamvu tuza kuvuga ijambo ry'Imana, ko mugiye kumenya impamvu tuje kuvuga ijambo ry'Imana, tuza hano kuvuga ijambo ry'Imana. Mugiye kumenya uburyo tuvuga ijambo ry'Imana. Intego y'ibyo tuvuga ni murayimenya, kubera ko turayivuga mukatwita abanyabinyoma. Ariko gihe kiraje kandi kirasohoye ko mugiye kumenya impamvu tuza kuvuga ijambo ry'Imana. Mugiye kumenya impamvu nifata ngewe nzinge mu kazi nkazanga kuvuga ubutumwa. Ntabwo ari uko mba ndimbura mukoro, nta nubwo ndimbura mu maru. Imana niba intumwe ngo genda ubwire ubwoko bw'Imana, genda ubwire Abanyarwanda bakaba banze kumva ijambo ry'Imana. Inkoni y'Imana iza ku muntu wanze kumvira Uwiteka. Inkoni y'Imana ntabwo Imana yegara ari Shabab, ntabwo Imana ifata ku nguna n'ubwi yica abantu, ariko umuntu niwe wihitiramo urupfu. Kubera ko ibintu Imana ibasaba, ibintu Imana idusaba ngo twebwe dukizwe, ntabwo ari ibintu bisaba kugira ngo tujye gukora mitasiyo. Ntabwo ari ibintu Imana idusaba kugira ngo tujye kwaka autorisation, ajya niko babyita, gusaba sinzi ukuntu mubabyita mu ndimi z'iki, gusaba permission, gusaba uruhushya, permission. Ni ibintu bisaba ngo ufungure umutima wawe, ubanze wicishe bugufi, ubanze wiyoroshe. Gukorera Imana ntabwo uyikorera ukakaye, ntabwo ukorera Imana wikomeje. Iyo wikomeje Imana iragusiga, iyo wikomeje Imana irakureka. Ntabwo Imana muri iki gihe gukorana n'abantu bihagazeho. Babandi ngo n'abapasiteri, narababwiye ngo izo nda zanyu Imana igiye kuzifomboza, igiye gukuramo ibyo mwariye, kuko mwariye abakene, mujya imfubyi, murya abatagira shinge na rugero. Uwiteka rero nicyo gihe ngo azahagarare ku bakozi b'Imana, azahagarare ku bantu basuzuguwe. Imana ije guhesha agaciro insuzugurwa. Imana ishimwe cyane. Kadusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya 3, Yeremiya 4:14. Riravuga ngo yewe Yerusalemu we, uhagira umutima wawe ho ibyaha kugira ngo urokoke, uzahorana imigambi yawe mibi, uzageza ryari? Yemwe Banyarwanda, yemwe ba diaspora, yemwe bazungu munkurikira, bamwe bumva ikinyarwanda n'abatacyumva, uwo mukwabo rero Imana ije gukora, kuko insengero zo haracyafite ikibazo, haracyari abantu bakikakaza,
haracyari ba bashumba bavuga ngo kuko nkonge batamfungiye ngo ubwo ninjye ukaze. Ntabwo ukaze, ntabwo ukaze. Uri inkoma amashyi, wiri gukomera abantu amashyi, wiri guha agaciro abakire. Ariko Imana wayishyize inyuma, icyo ushyize imbere ngo uzarya ituro ngo ni rya miliyari zingahe. Ariko ayo maturo mwirirwa murya ntabatere. Ariko ubundi twagakwiye kurya ayo maturo tubimerita, tukarya twakoze. Niba uriye ituro nawe ugakiranuka muri rya turo ugaha Imana icyubahiro. Ariko murya amaturo mwamara guhaga mugaca abagore banyu inyuma. Mujya amaturo mwamara guhaga mukajya gusinda. Bibiliya ivuga ikiravuga ngo tube icyitegererezo cy'abantu. Niba abapasitori batari icyitegererezo cy'abantu, ni kubera iki twebwe ahubwo ari twe dutukishije umurimo w'Imana? Uratukisha Imana umurimo w'Imana? Ni wowe waciye ibintu muri karitsiye, niwe waciye ibintu amahoteli arakuzi. Warangiza ngo uri apostle runaka, ngo uri pasiteri runaka, uri umuvugabutumwa runaka. Nk'abantu mwe mwaretse tukamenya ko Imana atari so wanyu, Imana atari data wanyu. Iyi Imana ariko Bibiliya iravuze ngo yemwe Banyarwanda, yemwe bahanuzi, yemwe bavugabutumwa, muruhagira imitima yanyu y'ibyaha. Ngo muzahora mukora ibibi muzageza ryari? Muzahora mukora amanyanga kugeza ryari? Umuntu wese imva abantu Imana iziye no gukora umukwabo. Mugiye kubona n'abayobozi bo muri leta nabo bafungwa. Niba Imana yaraguhamagaye ukaba uri umukristo ngo uvuge ubundi ubutumwa buvugwa mu buryo butandukanye. Imana iraguhamagaye iguhaye akazi keza, ni ukuri warasenze, niyo utasenze yegura kabonye, ari kugeze mu kazi uri imfubyi, uri ruswa. Umva muri iki gihe tugiye kwinjiramo abaminisitiri bazafungwa, ndongenda bihanuye, abayobozi bazafungwa, abuturere bazafungwa, abutugari bazafungwa. Ndabihanuye nabyo mugiye gufungwa. Kuko kuvuga ngo nuhora mu rusengero ntabwo bivuze ko uzakora ikibi ngo Imana imikwihorere. Ni Imana izanye ikibando mu mande yo. Iyo ntebe wicayeho winjiye mu kazi watanze ruswa, nayo Imana ije kuyigushyiguraho. Ntabwo Imana ikora nk'abantu. Nje mu mwuka wo kuvugisha abantu kuri. Uri igisambo, uri ikiraya, nta nubwo Imana icyubahiro. Hajya ngo Imana nibaho, niko mwirirwa muvuga. Na abanyamakuru bamwe namwe banyamakuru Imana irabazi. Umukwabo uraje, yaba ukorera televiziyo y'igihugu, yaba ukorera televiziyo radiyo runaka, abanyamakuru namwe arabaziye. Urupfu reka mbabwire, nibatagufunga urupfu ruraje. Urupfu nirutaza ucitse akaguru nigadacika, umwana wawe aragiye. Niyo mpamvu Imana ije. Ntabwo nzatinya kubabwira, nta kintu ndi kuvuga ngo nta buhanuzi bubi ndi kubwira abantu ngo abantu ngo bazagira ute ngo nta kimfunga kirimo. Kandi byemeye ko mfungwa nafu. Ariko tuzababwiza ukuri. Perezida w'igihugu arahagarara akababwira ngo ibyo mukora mujye mukora mushyize mukuri. Ariko mwewe nimwanze kumva, muri ibisambo, murya imfubyi, fashanyo mwaraziriye. Ariko ngo mwarangiza ngo turi mu Rwanda rw'amahoro, bikirirwa muri inkoma amashyi mukoma, yego mwideshye. Ntasoni. Ntabwo nzigera ndimi kuri iki kintu. Buri wese abinyangamugayo mu cyakora, buri wese abinyangamugayo mu byo avuga, buri wese abinyangamugayo mu rugo iwe, buri wese abinyangamugayo ahantu akorera cyangwa mu baturanyi. Imana idushoboze kuko Imana irababaye cyane. Ibabajwe n'iki? Ibabajwe nuko yaduhaye amahoro mu gihugu cy'u Rwanda, twayateye inyoni. Igihe cy'umurengwe kirarangiye, igihe cy'umurengwe kirarangiye. Mwarariye mwuzuza ayo mada yanyu, inzoga zikomeye mwarazinyweye. Ariko igihe kirageze kugira ngo inzoga igiye kubasharirira, amazu mugiye kuyafunga, mugiye gukora mucaka. Ababyibushye n'abatabyibushye bagiye gukora mucaka, kandi iyo mucaka izakorwa n'abagore, izakorwa n'abagabo. Iyo mucaka izakorwa eneki tandole stala bonesta. Iyo mucaka izakorwa ni stene tandole bonesta. Umwana azayikora, umubyeyi azayikora. Mugiye gukora mucaka
kuko mwasuzuguye Imana. Tugeze ku rwego musuzugura Imana, mwimuye Imana mu mitima yanyu, Imana irabihorera. Mwimura Imana mu ngo zanyu, Imana irabihorera. Mwimura Imana mu nsengero, Imana irabihorera. Mwimura Imana mu baturanyi, none murarengereye. Mugeze ku rwego rwo gukora ibidakorwa, mugeze urwego mutingana, mugata abagore banyu mukajya gutingana, mugeze ku rwego muzamura ibendera ry'abatinganyi. Imana irababaye, igeze ku rwego ibabaye cyane, igeze ku rwego ifite agahinda. Ni ukuri mucakiraje kandi mugiye kuyikora. Igihe cy'umurengwe kirarangiye. Nyuma yo gufunga isengero, amazu nayo agiye gukingwa. Nyuma yo gufunga amazu, ni ukuri inzoga mwanyweraga mu tubari zigiye kubasharirira. Nyuma yo amagereza arakinguye. Nyuma y'amagereza nabyo hari ibindi bizaba. Simbivuze nzabivumba. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Muharanire kubaha Imana, muharanire kwisubiraho. Icyo Imana iduhamagariye ni ukwisubiraho tugahinduka, ni ukwisubiraho tukagenda nk'uko Imana ibishaka. Imana ntifata ku ngufu, Imana nawe ushyiraho igitutu, bikore cyangwa ubyihorere. Ubuzima bwawe ni uri kubushyira mu kaga. Uwiteka abagirire neza. Murakoze. Twarangiza dusenga Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, uri Imana ishoboye byose, uri rubasha. Ndagushimye kubw'ubutumwa bwiza nambukije. Haranira ko Mana Data twese Nyiringabo, ubwoko bwawe bugarure kuri wowe, kandi nanjye unkomereza amaboko, singende nk'uko abandi bagenda. Umpagarareho unyuze umwuka wawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane rero Ferdinand, Imana iguha umugisha mwinshi cyane kandi Imana ikurinde. N'abari kutwumva rero bari kuri telefone, abumva abareba Umuremyi TV, turabashimiye cyane kubw'iri jambo ry'Imana Imana iduhaye. Namwe Imana ibaho umugisha. Mukande subscribe rero kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho. Mukande n'akazogera, notification muzajya muyibona mu gihe ikiganiro gisohotse. Murakoze, ciao ciao. Amen.